Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa kabiri tariki 9 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Mporamusanga. Nkuko bisanzwe rero ni ikiganiro gishishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano cyangwa nandi makosa yose agaragara mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko uko guceceka no kurebera ari byo byatumye igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Kenshi rero tuza muri studio tubafitiye abatumirwa. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa navuga ngo si ubwa mbere mu mwumvise, ariko navuga ko hari hashize iminsi wenda tutamutumira kuri BTT cyangwa se biza tubira tugaceceka, ariko aracyari uwanyu, aracyari uwacu, ibitekerezo bye biracyakenewe kandi tuzakomeza kubikenera. Reka rero muhe umwanya tudatinze. Ni Padiri Mutarambirwa Atanazi. Padiri Mutarambirwa Atanazi, uranyumva? Ndabumva ndakumva Mporamusangane. Okay. Noneho ndagira ngo nguhe umwanya mbere yuko dukomeza ikiganiro ubanze usuhuze abakunzi ba biza tubireba tugaceceka. Nongeye kugushimira koze cyane nkuko bivuze ngewe Padiri Atanazi Mutarambirwa, ndagira ngo ndamutse abakunzi ba biza tubireba tugaceceka, ariko mu buryo bwo kubwira abantu ko iyo mvugo igomba kuba yacu, noneho tukirinda ko kujya duceceka igihe hari ibyo tubonye tugomba kwamagana, hari ibyo tubonye tugomba kuburiraho abandi. Aba rero mbasuhuza ngira nti mugire amahoro y'Imana, Imana ibane namwe, mukomere ibagwizemo ituze, Imana ibahe umugisha n'abanyu, kandi nkuko abanyarwanda dukunze kuramukanya tubivuga. Urakoze cyane. Ikaze rero natwe tuguha ikaze kuri biza tubirira tugaceceka, kandi tunagushimira nyine ko wemeye kwigomwa akandi kazi katari gake yatuzi ufite ukemera kuza kuganiriza abakunzi bacu. Reka rero twinjire mu kiganiro bidatinze. Ntabwo ntekereza ko ari ikiganiro kibe kirekire cyane, ariko ni ibibazo bikeya twifuje kukubaza, cyane cyane ku bigendanye n'abihaye Imana. Bwana Padiri Mutarambirwa, ngira ngo wumvise muri kino cyumweru twarangije ejo bundi Musenyeri Hakizimana Celestin wakuwe mu modoka ubwo yari kuva i Nyamagabe yerekeza muri Huye. Abapolisi bamutegera ku muhanda, bamuvana mu modoka ye, nyine banga ko akomeza n'imodoka ye. Umushoferi wari witwaye bamusubiza inyuma, hanyuma we agenda n'amaguru urugendo rutari rugufi cyane, ariko aza kugira amahirwe nyine umwe mu bakristo bo muri ako gace wari umuciyeho afite imodoka amugirira impuhwe, amushyira mu modoka amugeza iyo yajyaga. Benshi mu banyarwanda cyane cyane nyine abakristo gatolika babonye iki kintu ko ari nk'ikintu cy'agasuzuguro gakomeye abihaye Imana basigaye bakorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi hari n'abavuze muri za commentaire bavuga bati abihaye Imana barasuzugurwa cyane, ariko nabo babigizemo uruhare, batanze urwaho kuri leta iriho. Iki kintu ukimara kucyumva Bwana Mutarambirwa wacyakiriye ute? Icyo kintu nyumva birumvikana ko cyantangaje, cyarantunguye. Ubundi mu bisanzwe umuntu umusenyeri ni umuyobozi wemewe mu rwego rwa kiliziya ndetse no mu rwego rwa leta, bagomba kumwemera. Mu Kinyarwanda rero biranasanzwe ku buryo kugira ngo umuntu amwubahuke bene kariya kageni biteye ubwoba, biranagayitse. Byarantunguye rero kuba hari umuntu muri iki gihe utinyuka umwepiskopi, musenyeri wa diocese, akamufata kuriya. Ndabanza nemere ko umwepiskopi kimwe n'undi muyobozi wese ari umuturage w'umunyarwanda nk'abandi.
ariko rero mu muco no mu buryo bwiza bw'imibanire izo nzego abantu bagiye barimo inshingano baba bashinzwe zituma tugira ukuntu tubatwara, zituma tugira icyubahiro tubazigamira, ku buryo gukorera musenyeri ibintu nka biriya ukamukura mu modoka biteye isoni, biteye impungenge. Ku rundi ruhande byatumye numva musenyeri ko yagize ubutwari, kuko hari undi bari kubwira kuriya agasubira inyuma n'imodoka akagenda n'ibyo yaragiyemo akabireka. We yaragize ati ubutumwa bwanjye ndabwemera, ndagenda n'amako bigenda kose, ndagenda nkora ubutumwa ngiyemo. Icyo rero kikaba cyarampaye nanone amahoro, bimpa icyizere, bimpa gukomera. Vuga inti burya nubwo abantu bamwe bicecekeye turacyafite abagabo b'indasubira. Rwose Musenyeri Celestine navuga ko yarongeye aranyubaka, nanjye ndavuga inti ni nk'ibyo twavugaga ngo twamagane ko hari ibintu biza tubireba tukicecekera. Tugira ubwo butwari, umuntu nakujya imbere agashaka kukubuza uburenganzira bwawe yitwaje iki n'iki, icyo yaheraho, dore ko abantu bamwe bareba ibintu n'iyo modoka ube wayisiga ukora ibyo ugomba gukora, bya bindi Yesu yigishaga be avuga ati ntihagira ukwambura igishura, umwambaro wawe uzamuhe n'igishura. Mbese hari ibintu tugomba kwiyaka kugira ngo tugire ubutwari. Ikindi rero natekereje, maze iminsi numva abantu baganira bavuga ku buyobozi bwo mu Rwanda, ubutegetsi bwo mu Rwanda, ibintu bihari byo guhohotera abantu, byatumye nanone nongera ku rugo ruhande ngira kamemu akantu ko kumva mfite nk'ubwoba, atari ubwoba bwo gutinya, ahubwo ngira impungenge zaho tugana. Nibutse ko FPR yisha abasenyeri benshi, ndareba none baba bagifite ibitekerezo nk'ibyo nizima nka ririya na n'ubu batararekura, bataravayo. Aho rero hanteye impungenge ku buryo rwose muri aka kanya mvuga nabwira abakirisitu ngo bajye ku mavi batabaza Imana. Hariya hantu Musenyeri Celestine akorera ku Gikongoro niho habonekeye umubyeyi Bikira Mariya, kandi aravuga ati Abanyarwanda cyane cyane abasenga ati mwirinde uburyarya. Afite byinshi, ntago ngiye kuvuga ibyibonekerwa byose hano, ariko yaraje yamagana uburyo twitwaye mu buryo bwacu bw'imyemerere, ndetse aduhanurira ibyago bidutegereje bimwe byamaze kuza, ariko ndabona cyane ntago turinjira mu ntambwe yadusabye. Nkazirikana ko mwabo basenyeri na musenyeri wabanjirije Celestine uzi uko byagenze, Misago Augustine, Musenyeri Misago Augustine, yego, abona na musenyeri bitangiye nk'ibyo binteye impungenge. Uriya musore Kizito ahavukaga uburyo yatotejwe, urupfu yapfuye, kurwo ruhare byanteye impungenge. Ndavuga se kibeho koko ijambo ryahavugiwe ntago rirajya mu mitima y'abantu cyangwa se FPR, dore ko yibasiye kiliziya cyane, nta kintu biyibwiye ku buryo ishobora kuba ariyo sura, ari ihagaze mu isura y'ikintu kibi gishobora gukurura ibyago mu Rwanda uko Kibeho yabihanuye. Aho rero nkabakanira impungenge, nkabwira abakirisitu mugiye ku mavi dusabe, ariko n'abari abasenyeri bafite ubutwari tubashyigikire. Abanyarwanda twese ari abasenga noneho n'abadasenga tugira ubwo butwari bwo kubona ko ijuru ryatuburiye, ariko akaba ari twe turimo twinanira. Hanyuma rero nk'uko wabivuze, FPR yibasiye abihaye Imana cyane abo muri Kiliziya Gatolika. Nk'uko wabivuze, hari abishwe bigakurazo, hari abishwe bo muri Giti, ni benshi bagiye bicwa. Noneho nyuma ya 94 ihita ifata ikintu navuga ngo ni nk'igihimbano, ni igihimbano nako si ugukeka, igikubita kuri Kiliziya Gatolika mu rwego rumeze nko kuyicecekesha kugira ngo itazakurikirana ba bantu bayo bishwe. None ugasanga iyitsindagiraho buri gihe uruhare muri jenoside. Kandi Kiliziya Gatolika yari umuryango wa gikirisitu ariko uyoborwa n'inzego zisanzwe za leta. Urebye leta niyo yari ifite inshingano ikomeye yo kurinda abaturage, kuko Kiliziya Gatolika nta basirikare yari ifite. Ibyo byose rero abakurikiranira hafi baravuga bati
kiliziya niyo yisuzuguje cyane, kuko ibyo bintu byose bagiye bayitsindagiraho yagiye ibyemera, aho kugira ngo ihagarare kigabo ibyange, ibihakane, ibitangire ibimenyetso, ikabyemera. None bigeze naho noneho n'abasenyeri bayo bazajya basuzugurwa n'abana b'abapolisi bari ku muhanda bakabakura mu modoka bakagenda n'amaguru. Icyo kintu cyo kuvuga ko kiliziya gatolika y'ubwayo yatanze urwaho kugira ngo isuzugurwe n'ubutegetsi buriho, ucyakira ute Bwana Mutarambirwa? Icyo kintu uvuze ntabwo ntumva neza uko kivugwa, kuko mu by'ukuri kiliziya ni umuryango mugari urenze cyane ibyo tuvuga, kuko harimo n'ababikora mwabo bapolisi wenda ari nabo ari n'abakirisitu, harimo ababigwamo nabo ari abakirisitu, ku buryo rero kiliziya ubwayo nta kibazo yakagombye kubazwa aho ngaho. Ahubwo hari abantu bamwe muri kiliziya bakomeje kwitwara nabi, bakomeje guhemukira umuryango barimo. Ari abo ngabo babicanyi n'abana ba kiliziya. Nagira nti twese iyo dutangira amasengesho cyane cyane misa dukomanga ku gatuza, nagira nti bikomange ku gatuza, bareke guhekura kiliziya. Hakabamo rero n'abandi twita abayobozi ba kiliziya cyangwa se abahagarariye inzego za kiliziya, nabo bareba ibyo bagatinya bantu babo bahemuka, bagatinya bavandimwe babo bicecekeye, nabo bakinumira, nuko ibintu bikagenda bibira nabi kurushaho, bigira urudubi kurushaho. Ni ukuvuga rero igitekerezo cyanjye ntabwo ari kiliziya itanga urwaho, ahubwo n'abana ba kiliziya bamwe bigize ibyigomeke, noneho n'abayobozi bamwe ba kiliziya navuga ngo ahubwo barangwa n'ubwoba, bituma n'izindi ntama zisigaye, kubera ko urumva niba batazirinze zihungabana. Aho rero akaba ari ikibazo gikomeye, kuko bisaba ko hari intama umunsi umwe zizatungurana zikaba zafata umwanzuro wo kumenya kwihagararaho. Niba zizihagararaho abayobozi ntibazikumire, kubera ko basa naho bahaye akaboko abo bagome bazitoteza. Niba mbese usanga harimo ikintu kimeze nka gutyo, nkaba nafata abo ba kirisitu, abo bana ba kiliziya batoteza abandi, ababwira nti musigeho. Nkabwira abayobozi bagombye gukumira abo bana bagira bakabamagana bicecekeye, nkabwira nti nyamuneka nimukangukire ubutabera, mwigisha, nimuvuge, mwemere, mwitangira urukundo, ruvugize ubutumwa bwanyu, kabone naho mu bukristo burya iyo upfuye uri inzirakarengane we uba wereye Imana, uba wereye Imana. Ariko iyo uranzwe n'ubwoba, kuko Kristo we yigishaga be iteka ugasanga barahungabana, agakunda kubabwira ati ntimukagire ubwoba, n'ayez pas peur, avuga ati ntimugatinya bica umubiri, muzatinya bica roho. Twebwe rero nkabona ko muri iki gihe ubwo bihuye n'ibyo by'ikibeho twavugaga, twagize ubwoba bw'umubiri, tugenda tugwa mu byaha ibisanzwe n'ibidasanzwe, byoroshye n'ibikomeye. Ariko noneho tugeze naho nagira ngo mukanya hari akaganiro nabonye ku musenyeri wo muri Kameruni hari ariho avuga abantu ngo banyereze umutungo wa leta, avuga ati narabajije atese ko hari abantu mwize mu mashuri ya kiliziya, hakaba n'abandi batayizemo, iyo munyereza nkabo mwumva bimeze kuki musa kandi mutararezwe kimwe? None ngo baramushubije, yego ntabwo tumeze kimwe, ngo turatandukanye, nubwo twese tunyereza ngo turatandukanye, ngo twebwe iyo tunyereje ngo umutima nta muradushinja, ngo iyo banyereje barishima, ngo bakiyemera, ngo twebwe umutima nta muradushinja. Natwe hano aho tugeze, nubwo twaba tucika intege, nubwo twaba tugira ibibazo, ariko turanasenga, dusoma ijambo ry'Imana, tujye tugarura imitima, tuvuge tuti nyamuneka. Noneho aho kwamagana bavuga, nk'ubu ngubu uzasanga ejo bundi bakugize urw'amenyo, abantu bakwamagana ngo nepo ngo yiterera mu biki, waravuga ngo politike, kandi uravuga ubutabera, uravuga ubuvandimwe bw'abana b'Imana, ugira uti muresigeho kwicana, musigeho gusahurana, musigeho gutotezanya. Nicyo ngicyo rero nabwira abayobozi, abwira nti rwose namwe muri intama mu zindi, ariko nimwe mwato, namwe muri abantu nkatwe, ariko nimwe muduhagarariye. None se dushire mwinumire, none se intama zigiye kwirwanaho zitabaze,
abari mwebwe muzicecekesha icyo kintu kuko naho cyo kiriho. Ndagira ngo aho ngaho rwose igitekerezo cyanjye nicyo twese hamwe dukwiye kwikebuka, dukwiye no kwisubiraho, ariko cyane cyane abayobozi ba kiliziya kuko burya ngo zitukwa mu nkuru, ari nacyo gituma wasanga abarebera kure babyitirira kiliziya yose kuko n'abayobozi batafashe iryo jambo. Ariko rero agaruka kuri buriya butwari musenyeri yagize ntahungabane, kandi urumva iyo umuntu agukuye mu modoka n'ibindi byose birashoboka, ariko yakomeje ajya imbere avuga ati uwo nkorera ndamuzi. Yego rwose tunamushimira cyane rwose kuko yabikoze mu mwuka mwiza, ntiyatongana n'abamuvanye mu modoka ye, ntiyagira umuntu areba igitsure, afata inzira n'ibirenge byarigendera, kandi gahunda ye yari afite n'ubundi irakomeza. Padiri Mutarambirwa Atanazi, abanyarwanda benshi bavuga yuko leta y'u Rwanda yabimye uruvugiro, cyane cyane mu binyamakuru byabaga bizwi nk'ibinyamakuru bya leta, radiyo, televiziyo iki, ariko uko imyaka yagiye ishira hagiye havuka irindi tangazamakuru, ndetse haza kwaduka n'ibyitwa social media cyangwa se za réseaux sociaux. Ibyo ngibyo ni ibintu byatumye abantu, nta nubwo ari abanyarwanda gusa, abantu batuye isi muri rusange, buri wese abasha gutambutsa ibitekerezo bye ntawe ubinize. Ngira rero ngo ni imbuga nyine nawe ubwawe ujya ukurikirana. Muri iyi minsi ishize, nko mu byumweru 2 bishize cyangwa se 3, humvikanye umudamu witwa Yvonne Idamange Ryamugwiza, wavuze amagambo akomeye cyane, yerekana amakosa menshi akorwa n'abayobozi, yerekana ubwoba abaturage b'abanyarwanda babayemo, yerekana kubuzwa uruvugiro. Mu by'ukuri ntabwo ari we wa mbere, afite abantu benshi cyane bamubanjirije, barimo ba Madame Ingabire Victoire, barimo abitwa ba Karasira Aimable, harimo ba Bernard Ntaganda, yewe ndetse numvishe abo bashaka kubuza abantu uruvugiro barafashe n'umunyamakuru bita Gatanazi Etienne, nawe mu by'ukuri bigaragara ko ari umunyamakuru ushishikajwe nuko abantu batanga ibitekerezo byabo, nawe nyine bamushyira muri ako gatebo kamwe n'abandi bose, n'uwo Yvonne Idamange babashyira mu gatebo k'interahamwe gatambutse ibitekerezo by'ubuterahamwe, gapfobya jenoside. Ibyo ngibyo ngira ngo wenda ikiganiro waracyumvise ntitwabijyamo byose, ariko muri iyi minsi hari umubyeyi witwa Ingabire Marie Immaculée, ubundi mu by'ukuri ushinzwe kuba avuganira abantu, ayobora icyitwa Transparency Rwanda giharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. We rero yanyuranyije n'inshingano ze muri iyi minsi ku magambo yavugiye ku kinyamakuru cyitwa Isimbi. Avuga amagambo mabi cyane, atuka uyu mubyeyi Yvonne Idamange, amutuka ko ngo ari inkunguzi, yinjira mu buzima bwe bwite, avuga ko ngo asa n'uwasajijwe cyangwa se wagize depression kubera ko ngo umugabo we yamutaye, batari kumwe, yamuvuzeho ibintu byinshi. Ndagira ngo nkubaze niba icyo kiganiro warabashije kucyumva, Padiri Mutarambirwa, ibi bintu kuba byaravuzwe n'umuntu ubusanzwe ushinzwe guharanira uburenganzira bwa muntu, wabyakiriye ute byo? Urakoze. Mbere yo kubivuga ndagira ngo nibutse, ntago nzi amatariki neza, ariko mu myaka yashize hari mu gihe cyo kwibuka amahano yabaye mu Rwanda. Icyo gihe Perezida Kagame yavuze ati mwitonde, ati kuko imyaka ishize, menya ari n'igihe yavugaga ngo bari kumuteremuko n'iki, avuga ati abana bari bato cyane muri biriya bihe, ubu barakuze barareba, kandi bageze ahantu bashobora kuba abayobozi no gufata ibyemezo. Wagira ngo yarahanuraga, ariko ni ukuri buri muntu wese agomba kubona. Nacyo birananyibutsa ko hari inyigisho leta yakoze uko ishoboye ikagiha abana, cyane cyane abana barokotse jenoside bafarije,
bakabigisha rwose ibintu byababayeho, ariko wenda navuga nti barakabyaga, kuko umwana wibonye mu nyuma y'ibyago nk'ibyo akibona mu bandi bana ukamubwira ko ibintu byose byatewe n'ivangura, warangiza ukamuvangura n'abandi bana ukajya kumubwira ibintu yihereye, akenshi burya umuntu n'umuntu, umwana nawe aba yibaza akavuga ati kuki bankuye mu bandi kandi bambwira ko impamvu meze gutya, impamvu mbabaye gutya, impamvu ndi ipfubyi bikomoka kuba ari uko abantu bagiye baronda abandi abantu barangwa n'ivangura. Burya kirya ni igikorwa, ni ikintu cya mbere cyagombaga kuzabyara ingaruka zikomeye, kandi abantu bagiye babivuga babitangamo inama cyangwa babyamagana, ariko ntibyumvikana. Ibyo bintu rero ndagira ngo mbyibutse mbere yo kuvuga ku bya Ingabire Marie Immaculée, ndabanza nyine ngaruke kuri uriya mudamu Yvonne Damange ryamugwiza, nawe ari muri bariya bana ntago ari uwa mbere, na Kizito ntago yari uwa mbere, hariho abandi bari abanyamakuru, hariho abandi buriya mu giturage barahari benshi bagiye bagira gutya, akabona yari umukobwa akabona umusore umurambagiza wenda badahuje ubwoko, akabona yari umusore akabona umukobwa mwiza badahuje ubwoko, ari umunyeshuri akagira gutya akabona inshuti mu ishuri bigana, abantu bakazayimucaho. Hari byinshi, hari benshi abantu bagombye kureba. Abo bose bagiye batsitazwa, bakomwa imbere n'abagombye kubarebera, n'abagombye kubereka inzira, n'abagombye kubigisha, kandi benshi ntago byabaviriyemo ingaruka nziza, kuko bose byagiye bigera ku itotezwa. Ubwo rero ngarutse gatoya kuri bagiranzwe n'ubutware bari abahungu bagiye bajya mu itangazamakuru kumva baraziza ibitekerezo byabo, hari benshi banahunze. Tugeze kuri ba Kizito waririmbaga urukundo, Kizito waririmbaga ubwiyunge, Kizito waririmbaga Imana, abarishwe. Ariko nkuko nigeze kubivuga, imizi y'ukuri ntawikumira, imizi y'ukuri iturikira aho ishaka, igaturikira mu cyerekezo ishaka no mu gihe ishaka, kuko ukuri ni Imana. Ushingiye ku Mana nta muntu uzica Imana, n'iyipfu irazuka. Byanga bikunze imizi iracyakomeza iraturika muri ba Damange, imizi iraturika no mu bandi ku buryo navuga nti abantu babirebe neza. Noneho nabakarasira, kandi simbibagirwa nawe wenda wamaze gukura, ariko nawe ni umucikacumu, ni umurescape, ndetse ku buryo yagarutse ku magambo ya kera yanavuzwe n'umwami. Noneho ntabwo ari umuntu w'umuturage nkatwe cyangwa nde agira ataho kwica gitera, wica ikibimutera. Abantu rero b'abayobozi, ubutegetsi bagombye kureba akavuga ati ariko ibi bintu ko tureba bigenda bigaruka, Uyu mudamu rero yagize ati arahaguruka. Numvise hari umusore wihaye kumuvugaho nawe mbere yuko ngera kuri Ingabire Marie Immaculée, umugabo witwa Robert Murenzi, utaranatanze n'ibitekerezo bifatika cyane, uretse ko yavugaga ngo yaribeshye, ngo yavuze nabi, ngo yaribeshye. Umva nta bitekerezo bihamye atanga, akavuga ngo yari kuvuga ibyiza. Nta byiza nko kwamagana ikibi, nta kindi kizababona uretse guhigika ikibi, nibwo uba wimika icyiza. Aha ni Mamunenga ngo yavugiye abwira abayobozi, we yabonye ko urwego rwa politike ruyoboye igihugu, bimwe twita systeme, ahubwo ari yibabangamiye. Noneho waravuga ati reka ngerageze gutabaza abantu bamwe nemera, ndebe ko bagira icyo batabara, kuko ibintu bimeze nabi. Kandi mbere yo kuvuga ibye yahereye ku byavuzwe n'abandi, kuko nta gishya yazanye, yasubiye mu bindi, useko yabihaye umurongo neza kugira ngo bisobanuke. None akagenda areba abantu we yumva afitiye icyizere. Umwana w'umunyarwanda yarabivugiye mu gihugu, ni umucikacumu, nawe ibyo yagiye yigishwa, akavuga ati rwose umukuru w'igihugu atabonetse nk'umubyeyi mukuru wo mu rugo, kuki nibura umudamu we? Urumva ni nk'umwana utazi n'ibintu bya politike, kuko perezida ntasimburwa n'umugore we. Ariko we yarebye abantu yumva ahaye agaciro mu gihugu, aravuga ati nibura nibavuge nabo bahumurize rubanda. Urumva? Noneho aho hantu rero niho mwumva hanagira ngo namushimire, ariko nagaragaze ko ni ruriya ruhererekane rw'abana b'Abanyarwanda
baye mu bintu batazi aho bituruka ariko bakeneye kugenda babona urumuri, babona ihumure, babona ituze. Iyo ritaza bibaza ku byo tubabwira, bakibaza ku byo babona. Bafite uburenganzira bwo gutera ikidori no gutera ijwi, nabo bakavuga ibyo batekereza. Nge nkaba ngira ngo uriya mudamu mushimire, ndetse ngewe namubonyemo urugero rw'abanyarwanda uko mu ngero nziza rwose, haba bimwe twitana amazina, haba mu Bahutu no mu Batutsi, haba muri MRND no muri FPR no muri MDR n'iki, hari abantu bagiye barangwa n'ibikorwa byo kurengera igihugu, twese dushobora guhurizaho tukabita intwari. Umwana rero uhaguruka nka kuriya, ngewe namwise intwari, mwita umukobwa mwiza w'umunyarwanda, ndetse namwise n'umuvandimwe wanjye, kuko nanjye nifuza ko u Rwanda rwatekana, ku Rwanda rwagira ihumure, u Rwanda rwarangwa n'amahoro, abanyarwanda twese tukaba abavandimwe, nta munyarwanda uhohotera undi. Ejo kuvuga ni ugutaruka, numvishe perezida w'u Burundi arimo ahanura abarundi avuga ati mukora ibyo mushaka, mukora ibyaha byose mushaka, ariko ntimumena amaraso. Mu Rwanda aho rero niho ngiye guhera noneho mvuga ku bya Ingabire Marie Immaculée. Nawe ndamushimira kuko ari muri bake bemera kuvuga, nibura abandi bararuciye bararumira, abanyamakuru habaye ikintu bakabahamagara, mikoro n'amatelefone sinzi ahantu ajya, barabahamagara bakababura. Nibura yemera kuvuga, kuko nanone hari ababiririmbye n'abarundi bavuga bati vugana ikiyago ni cyiza. Nibura yemeye kuvuga, aho ndabimushimira. Ariko nanone nkuko nawe wabivuze mu kiganiro wakoze ejo bundi, uko nabyumvishe, ndamugaya nk'umuntu mukuru iyo abantu barimo batanga ibitekerezo, umwe avuga icyo atekereza n'undi avuga icyo atekereza, naho baba bicaranye barimo bajya impaka cyangwa baganira, kirazira gutukana rwose. Uriya mubyeyi rero Marie Immaculée Ingabire, numvise rwose yararengereye uko yatutse uriya mwana w'umukobwa ukiri mutoya. Ntabwo yagombaga kumutuka. Sinsubira mu bitutsi yavuze, umenya ari byinshi, numvise wowe wibanda kuri kimwe, ariko numvise harimo ikintu cyo kurengera. Ndabimugaya rero, ndabimugaya. Si ikibazo cyo padiri, wenda tutari twakomeza, si ikibazo cyo kumutuka gusa, ahubwo iyo ukurikiranye ikiganiro cye wumva ameze nk'umuntu ushaka kumucisha umutwe. Arahamagarira nyine inzego za leta kumuta muri yombi ngo bakamuryoza ibyo yavuze. Ahanini yaba Madame Ingabire Marie Immaculée, yaba ikipe yo kuri Twitter navuga ngo iyobowe na Tom Ndahiro, ikintu ahanini buririra ku ijambo uriya mudamu yavuze, avuga ati baracuruza jenoside. Mu by'ukuri wenda sinzi ko ndi bujye kubimuvugira, ariko iyo ntekereje uburyo yabivuzemo, ibyo ari byose uriya ni umucikacumu nk'uko yabyivugiye. Arabizi neza ko ziriya nzibutso ntabwo zashinzwe nk'uko washinga butike ngo uvuge uti ngiye gucuruza imibiri y'abazize jenoside. Ariko uburyo yabivuzemo, uko nge mbitekereza, ntekereza yuko azi neza ko atravers ya ziriya nzibutso hinjira ubushobozi bwinshi bwakagombye gufasha abarokotse jenoside, kuko nubwo icyo kintu kitashyiriweho kitashyizwe mu rwego rwo gucuruza, ariko arabizi ko amasosiyasiyo ahasuye, za entreprise zihajyanye abakozi baho kubasura, abanyamahanga baje, amakipe yaje gukina, za ambasade, abagiyeyo bagira ikintu basiga, kitari ukuvuga ngo ni ikiguzi, kitari ukuvuga ngo wenda leta yashyizeho igiciro runaka kigenwe bagomba kwishyura, ariko Idamange akerekana ko ubwo bushobozi buba bwinjiye, kandi ubwo bushobozi bwinjiye biciye muri uko gusura inzibutso bwakagombye kuba bufasha mu by'ukuri abacitse ku icumu ku kigero gifatika. Ntabwo yigeze avuga ko batafashijwe, nawe ubwo yavuze ko yarihiriwe, ariko yavuze yuko urebye imbaraga leta ishyira mu gufasha abacitse ku icumu ari buke cyane, ku buryo
itakagombye kuba ari bwikoresha. Ntabwo yabivuze mu rwego rwo kuvuga ko leta icuruza iriya mibiri, ariko urumva ko ari cyo buririraho bagira ngo bamucishe umutwe. Wowe ubyakira utaho ngaho? Ndagaruka nyine nko kubyo uvuze, ariko mpereye kuri ya gutukana. Hari umuntu ntabwo shaka kuvuga izina rye kugira ngo nanone ntamutanga, dore ko abantu nabonye bakunda guhuza abantu cyane bakareba agatebo babanagamo kimwe, ari nayo mvano y'uko gutukana, bakabita amazina runaka kugira ngo bapfobye ubumuntu bwabo, aribwo buganisha kugucisha ku mutwe. Aho nditonda, ariko hari undi wabivuze ati hari umuntu rwose uzakakwita ikizina akagutesha agaciro, ati ku buryo ubona biganisha ahantu habi, ashaka kugira ngo akujyana ahantu agukoreho. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ndibuka ko biri uriya mukobwa yavuze, ntabwo ari we wa mbere ubivuze nkuko nigeze kubigarukaho. Witwa Jonathan Musonera yigeze kureba icyo kintu, kandi nawe tuzi ko yari rwose uretse no kumucika cumu yari n'inkotanyi y'amarere, ariko icyo kintu yarakibonye. Hari abita utwa ba Ruzibiza bagiye babyandikaho, hari abitwa ba Noble Marara, hari abitwa ubwo singiye kurondora, ni benshi icyo kintu benshi bagiye bakigaruka. Noneho nkabonamo ikintu kihe, kutumvikanaho, kutavugaho rumwe ku kibazo cy'uburyo abantu bazize itsembabwoko, bazize jenoside, bafatwa mu maso y'ababo basigaye, imiryango yabo y'abasigaye. Aho ngaho hari inyandiko nakozeho ntabashije gusohora vuba aha, ariko nzayisohoraho mbereke, ndanga kuba muremure cyane uyu munsi, mbereke igitekerezo nagizeho gituma ndetse n'abari abana barokotse bahora bahahamuka cyane iyo bageze ku nzibutso, kandi urabizi bikaba nabyo biri mu buryo bwo guhora babasubiza inyuma mu mateka, kuko ntago bigera bashyingura babo ngo birangire. Gushyingura nka kumwe mama wa Kizito yavuze, ni ukurekura uwawe akagenda, ariko abandi kubera bahora kandi kumurekura akagenda nta nubwo biba bivuze ko umwibagiwe. Ntago biba bivuze ko umwibagiwe. Iyo ababo bahageze bagira igihunga, bakagira ishavu ritabubaka, ahubwo ryongera kubasenya. Nkibuka nanone, umbabarire, ntago twe wenda tubiririmba cyane, ariko nanone hari indirimbo y'abarundi yatumye nibaza ku bintu bijya bivuga ko FPR nayo ishobora kuba yaragize uruhare muri biriya bintu. Baririmba ngo byibagira babikoze ntibyibagira babikorewe. Kuba bo bagenda bakajya kuri ziriya nzibutso bagahagarara bakema bakumva ntacyo bivuze, nuko nta cyababayeho. Ariko abana bazi ko hari ababyeyi babo, bazi ko hari abavandimwe babo, bazi ko hari imiryango yabo, nta kuntu batashenguka bageze hariya hantu. Nta kuntu rero babibona kimwe n'abazana bafite ubwisanzure, bazana abanyamahanga, abantu bamenye kwandika, natwe turatanga ubuhamya. Kubera iki tutasobanurira abantu ngo tugende tubereke irimbi, ubushyinguro bw'abantu bacu, imva zabo, tubasobanurira ibyatubayeho kandi bikunde. Ako kantu rero ko kugira ngo umuntu uzaza azagwe mu gahinda kababaye nawe gashenguke, bamukoresha ibyo atateguye, araza yahagera agatenguka, bakamubwira ati rero ubwo urumva ko bagombye kubaza imiryango yabo, bakavuga ati urifuza ko abantu bawe bazashyingurwa gute? Ibyo ni gatozi kandi n'uburenganzira budasubirwaho. N'inaha twagiye mu mahanga, iyo umunyarwanda yitabye Imana bahamagara umuryango we akaba ari uvuga, bakagerageza guhuza imico yabo n'umuco wacu wa Kinyarwanda, ariko umuryango niwe utanga igitekerezo. Aho rero ndumva kubivuga atari ugutandukira, atari ugukabya. Birumvikana ko uretse na ba nyir'ubwite barokotse ariya mahano, natwe ubwacu nk'abaturage, nge nigeze no kubivugaho. Umunsi umwe twigeze guherekeza abana, bavuga bati bari abantu tuziranye twabanye, noneho turabaherekeza, bavuga bati baratubwiye ko tuzajya gushyingura abacu. Bagezeyo twumva ko dutabaye, kumwari bwebwe mushobora gufata uruhare rwo kugira ngo abo bantu mubiteho, mubategure neza. Ngewe byarambabaje ku giti cyanjye, reka mbivuge. Hari ibintu umuntu agenda aceceka, ariko mbivuge. Ubwo tugomba gufatanya n'imiryango y'abo bana bake barokotse, tuba tutigende rwose
abo bantu nuko tubivuga tubashyingure mu cyubahiro. Ikintu cyambabaje cya mbere abantu banyuranye bashaka kubyumva uko bashaka nuko bagiye muri gereza bazana abantu bavuga ngo bisha abo bantu abari bo bazana ngo bajye kubataba. None se ubwo urumva umuntu wakwiciye yajya gutabura umuntu wawe aho ushaka kunonera wakahanonera? Ibyo nabyo byagombaga kunyura mu umuryango deja kubona umuntu uvuga ngo yarakwiciye ukamubona aho ngaho mutarahura ukundi ubwabyo ni ikibazo. Urumva wa mwana warokotse ntabakiriwe ubwo batangira guhamukira aho ngaho no gutyo kubera ko bareba bagombaga kunyura mu miryango bakababaza bagategura abantu baza kwitabaro, abantu bubashye umuryango, abantu bubashye abantu babo bakabaha icyubahiro. Ko cyubahiro d'abord kiri mu mitima yacu, kiri mu mushyikirano tuhagirira, kiri mu masengesho tuhavugira, kiri mu guherekeza tubakorera. Havuga rero iyo mbireba aba bana bafite uburenganzira kandi suno mukobwa gusa, hari n'abandi bagitegura wenda uburyo bazabivuga, hari n'abandi wenda batarabyumva neza, ariko iki kibazo leta y'u Rwanda nititonda kizahora kigaruka. Cyane kubera yuko hari urebye kandi ibyo ni ibintu byagiye bigaragara mu miryango itandukanye, hari abantu bishwe muri kiriya gihe cya jenoside, ariko intambara irangiye imiryango yabo ikaba yifuza ko bashyingurwa hafi y'ingo zabo, hafi y'ahahoze ingo zabo, mu masambu yabo, ariko leta ikabyanga. Ibyo ni ibintu byabayeho, leta yagiye ibyanga. Abantu babaga bashaka ko imibiri y'abantu babo ishyingurwa hafi y'aho batuye mu masambu yabo, ariko leta irabyanga. Muri uko kubyanga rero nicyo gituma hari bamwe mu barokotse ubwo bwicanyi bagira gutya igihe kimwe ugasanga birongeye bimuzamutsemo, agahaguruka yabivuga aho kugira ngo bumve ikibazo afite, ahubwo bagatangira kumugerekaho ko yapfobeje jenoside. Yewe hari umuntu wigeze gusa naho bimurenze ntago navuga uko byagenze neza kugira ngo hatagira umushakisha ko ashobora kumugeraho, ariko icyo gihe we yari yashyinguye abe bwa mbere rwose intambara ikirangira, yumva ko uwo muhango umureba, ashakisha utuntu tuke yari yarasigaranye, akora iyo bwabaga, abantu bake barokotse arabegeranya rwose barashyingura pe. Bukeye baramuhamagara ngo ngo abo bantu ngo uburyo bashyinguye ngo ntabwo ari bwo ngo uzashyingure, ngo uzaza n'abo bantu ngo bashyingurwe ngo ku rwego rw'umurenge. Aravuga ati nibyo koko, nubwo n'abandi uko bazabikora nta kibazo, reka mbikore, n'ubundi wenda njye nari nakoze kuko mfite n'ubushobozi. Aragenda abashyingura mu rwego rw'umurenge. Bukeye hari hakiriho amakomine, baravuga ngo yango abantu ngo bagishingiye mu murenge ngo ntabwo ari byo ngo muzabagire ngo muzabazane ngo tubashyingure mu rwego rwa komine. Nabwo arareba aravuga ati ngo si rimwe si kabiri, bwa gatatu byaramunaniye. Bigeze hehe bamaze guhindura amakomine, bigeze mu rwego rw'uturere, aravuga ati none harambwira ati Tanazi rero ati ngiye ibi bintu ndabirambiwe. Nibwo yambwiye ibyo bintu. Aho rero nanone unyemere subira inyuma, ndashaka kugaruka kuri uriya mubyeyi Ingabire Marie Immaculée, uburyo asobanura ibintu. Harimo ibintu numvise abantu bavuga ngo n'ubutwari, nanjye namushimye kuba atinyuka kuvuga, ariko hari n'ubwo avuga ukumva ari ukuvuga gusa, ndetse harimo ibyo wavugaga kuba yakora ku bantu, ariko hakaba harimo n'ikintu se nabyita ngo iki cy'ubucurabwenge. Harimo ibintu by'ubucurabwenge ndetse by'uburyarya. Hari umudamu nigeze kumva witwa sinibuka izina rye, yavugiraga kuri radiyo niba ari Ukwezi, avuga ati ibintu birimo gukorwa hano, ati ni nk'abandi Yezu yavugaga boza imva, ati kandi imbere harimo amagufa yuzuye umunuko. Namwumvise. Ubwo si uwitwa Mugwiza? Agomba kuba n'uwitwa Mugwiza. Ubwo aho ngaho rero nanjye nabyumvishe, mbigereranya ku bwanjye, bigeranya n'ahantu Yezu yabwiraga n'ubundi ngo yamagana icyagiye yamaganaga n'ubundi ni igice kimwe muri Matayo mu mutwe wa 20 na kangahe na gatatu,
yamagana abafarisayi n'abigisha amategeko, yamagana uburyarya bwabo, abashishikariza kugira ubutabera, kugira imbabazi no kudakoresha uburyarya. Ababwira ati mwe bayobozi bahumye mu minina umubu ariko mukamira bunguri ingamiya. Uriya mudamu navuze ngo ni nk'umucurabwenge Ingabire Marie Immaculée, mu buryo arimo kuvuga idamange amutuka kuriya musereza asenya ibyo yavuze, arageraho ukumva aroroshya ibintu, noneho ahubwo akivugira utundi tuntu tutagenda, ukagira ngo njyewe mbona icy'ingenzi ari ukwamagana umuntu umena amaraso. Nanjye wumva mvuga ntera hejuru, ibindi byose nari kubyihanganira, ariko mbonye ingoma yica, mbonye umwami wica, nigeze kubivuga mvuga ni nibura kera baravuga ngo nta mwami wica hica rubanda. Iyo umwami yahagurutse akavuga ngo niba mu rubanda mutabikora ari umwami usigaye wica, naravuze niyo ngoma ntago ikiri ingoma, ntago nayoboka. Uyu mudamu rero ikintu namwumva tutumvikanaho nawe nuko ahishira ubwicanyi bw'ingoma, akamagana utuntu duto abantu bashobora kumvikanaho, umuyobozi ashobora guhinduka bitewe n'imiterere ye cyangwa amateka ye, ibintu yicagunda akaza akabikora neza. Ibyo ntabwo ari ikibazo, ibyo ntabwo ari ibintu bwose byahagurutsa abantu ngo bajye guta igihe cyangwa guhangana. Ni ibintu abantu bumvikana bakabikosora, ariko ingoma yica njye mbona irutwa no guhirima. Ikindi Padiri Mutarambirwa, mu by'ukuri Madame Ingabire Marie Immaculée ariyerekana nk'umuntu ufite agahinda kenshi cyane kurusha idamange. Mu by'ukuri hari icyo wenda tutakwirengagiza, umuntu ashobora kuba yarari hanze y'u Rwanda muri 1994 ariko akagira abavandimwe be bagwa muri buriya bwicanyi, yaza nawe bikamutera agahinda. Ariko urumva ako agahinda k'uwo muntu utaruhari nawe ngo abibamo bimubeho abireba, ntabwo kangana n'aka idamange we byabayeho anahari. Ni ukuvuga ngo idamange ibyamubayeho, ibyakorewe umuryango we, ibyakorewe abandi bana bari mu kigero kimwe, byose yabaga bireba, afite agahinda k'ibintu byabaye anabireba. Ariko ahangaha Madame Ingabire Marie Immaculée aravuga ngo nguriya mugore ngo ari kudutoneka, akiyerekana nkaho ari ufite ikibazo kurenza umwana wabibayemo akabikorerwa abireba n'amaso ye. Ibya bindi nanone nigeze kugira bigira victime cyangwa bagakora amahano bakayita amahoro, aririza uriya mwana ni nawe wakagombye. Nigeze kumva basenya za orphelinat mu gihugu, urumva ibigo by'imfubyi, niwe wakagombye kuba yaramureze. Ubu noneho akaba yaramuhaye umurongo bumvikanaho, nibura umwana yarira akamenya ikimurishije, nibura umwana yabaza akabona n'igisubizo amuha, aho kubona atinyuka akavuga ngo umwana aramukomeretsa. Niba umukomeretsa se kandi umwana akubwira ati mwe mwatuhaye amafaranga muravuga ngo tugende ntimwaturera, ubwo se ufite igikomere ninde? Wari mukuru se ninde? Ukwiye kubibazwa se ninde? Ibyo rero nibyo navuze nti bakora amahano bakayita amahoro cyangwa bakigira victime. Rwose Ingabire nagusabira kugira ingabire zitanga amahoro, zigahoza abababaye kandi ugahumuriza abakiri batoya kugira ngo nabo bazagere nibura hugeze. Padiri Mutarambirwa Atanazi, ndagira ngo ngushimire. Ndabona iminota twari twihaye y'ikiganiro isa nirangiye, ariko nagiraga ngo nkubaze mu by'ukuri ni iki wabwira n'abandi bantu nka Ingabire, nka ba Tom Ndahiro bafite gahunda yo kubuza abanyarwanda uruvugiro, gucecekesha abanyarwanda ngo batagira ikosa na rimwe berekana rikorwa n'ubuyobozi, bitwaje amateka mabi yaranze u Rwanda? Ngiye gutinyuka mvuga ikindi kintu gikomeye. Ndi mu seminari nkuru nigeze kubabazwa no kubona abatutsi bo muri Binyakibanda aho twigaga batera iperu baza gusabiriza imbere ya seminari. Ntabwo nabikunze cyane kuko nabonaga ari ukwandagara bikabishe. Awese kuki komine wenda n'icyo kigo cya Nyakibanda n'iki n'abandi bantu bari kuki batashoboraga kushyira hamwe ngo barebe uburyo abo bantu babafasha
twe twajyaga kubasura ariko ukagenda umuseminari umufaratiri nta mufuka uhagije ufite ukagenda ukamuganiriza ugapfa kuvuga nyine umuha amahoro ariko nta mahoro umuhaye uko ngo nta joteme inzara igutema amara urumva noneho umunsi umwe negera umupadiri wari uhari ndamubwira ariko kandi umupadiri ari n'umututsi rwose nta bwoba nari mfite nanjye ndamubwira rero muvandimwe mubyeyi wacu anyumve neza ndamubwira rwose umbabarire ngewe kiriya kintu ntabwo nkibona neza kandi numva ibihe bibi byari birangiye ikintu rero nabwira abantu cyane nabwira abantu nk'uko birirwa babivuga babisubiramo babiririmba ko amahano yabaye mu Rwanda akomeye arengeje kandi ko tutifuza ko biriya bintu twazabisubiramo bityo rero umunyarwanda nareba undi nk'umunyarwanda nk'umuvandimwe sinzi wabivuze nanone ejo bundi avuga ati nta munyarwanda ukwiye gusumba undi abanyarwanda twese tureshye nabyo bavuga ngo imbere y'amategeko ni ukuvuga abandi bashaka gusiga ngo basumbane nta na hamwe bagomba gusumbana kubera ibintu byatubayeho tuba abavandimwe mbere baravuga bati by'umwihariko abantu barokotse jenoside nanjye ndabyemera ariko bo baravuga bati noneho nka Kizito yatubereye urugero aravuga ati akababaro kanjye ntago katuma mbabaza undi muntu nzi ko bari abana barokotse jenoside abafite umutima bimbumva neza ko bagomba no kubanira abandi bana neza ubwo rero nkabwira abayobozi nkabwira niba abana mushaka mwitwa ko mwarwaniye ko mwarokoye ko bafite ibitekerezo byiza byo kubanira bagenzi babo mwibabuza gukora icyo cyiza bongeze ku rwego rw'abayobozi yandi bavuga ngo ubuyobozi bw'abanyarwanda bubayobore buhereye ku bitekerezo byabo abanyarwanda ubwabo babumve abayobozi rero nibumve icyo abanyarwanda bifuza kuko nabo ni abanyarwanda nk'abandi ibyo bitirwa bavuga ngo barabareberera ntabyo babareberera ahubwo abanyarwanda nibo babahaye akanya ko kugira ngo babatume bemere gukorera umunsi umwe igihe batazakora ibyo abanyarwanda bashaka abanyarwanda bazabwira ati muveho twishyiriraho abacu bubi na bwiza njye nanabwira abanyarwanda none ubwo abandi basigaye abaturage basigaye nabwira nti rero ibintu ndabona bigenda bigera ndabaga n'ababana bari ikimenyetso cy'uko igihugu gishobora kuzongera kikiyubaka uko abababaye cyane nibo barimo kubabarira ariko barabangamiwe muhagurukire hamwe tubatabare ubwo rero nabwira abahutu muri rusange nyamuneka umva ko mwagizwe baruharwa mureke dutabare bariya bana b'abatutsi urumva twitirirwa ko ari twe twabamaze noneho abahutu n'abahagara bakore n'ibyiza cyane cyane abasanzwe ari beza bakomeza ibyiza bakoze abari babaye babi nabo bagaruke ni uburyo tubonye kuko hari abantu bamwe muri FPR bari baraciye abanyarwanda mu bice bibiri baravuga ngo abahutu bose baragashira abatutsi bose bazabeho ariko amaherezo ndabona FPR igizwe cyane cyane n'abatutsi nigiye kumara abatutsi ndavuga rero abanyarwanda mu nzego zose cyane cyane abahutu muhaguruke dufatanye n'abatutsi bumva bakeneye ko igihugu kibaho duhigike ubuyobozi buri mu Rwanda gashaka kumara abatutsi basigaye ndumva nicyo ngicyo cyane cyane navuga ababwira rero methodology nakoresha uyu munsi mureke ibi tubivemo muramusanga yaragize ati biza tubireba tugaceceka byumva rero avuze ati sinzongera kurebera ati bindabirambiwe undati bindabirambiwe ariko none hari n'ijambo rijyanye na jenoside nge mpora ndivuga nifuza ko tugira ingiro never again ntibizasubira iwacu ni ukuri bazatwita abasazi batwita interahamwe batwita abicanyi ariko uko tuzaba twitwa twose muze duharanire gukiza igihugu cyacu muze duharanire gukiza umunyarwanda muze duharanire kurengera uwo twita umuvandimwe uwo ari we wese muze duharanire kurokora kino gihugu nanone yo never again mumbabarire ubwo ntandukire gatoya nibutse ko mwino minsi hari amadosiye akomeye mu gihugu hari bari abantu hari nk'umugabo Rusesabagina numva ari nawe uherutse ku ariya babyita ngo ki gushimutwa ubwo niba dukoresheje iyo never again duhera aho ngaho wireba ngo nari muzi gutya
wireba ngo twahuriye aha n'aha, wireba ngo yakoze kino kintu, oya. N'ubundi twakomeje kugenda tubivuga. Reka mbabwira akantu kamwe natekereje mu ino minsi, ndabivuga nshize amanga, kandi utabyumva neza azongere ashake mbimusobanurire kurushaho. Naratekereje mbona strategy ubutegetsi bwo mu Rwanda bukoresha ni nk'imbeba, za mbeba zo mu nzu kera mu kirago zaryaga ibirenge by'abantu. Imbeba iraza ikakuruma, watangira kunyeganyega igahutera ukongera ugafatwa n'agatotsi ukagira ngo nta cyabaye, hashira akanya ikongera ikotota ikaza ikongera igashonaho nanone igahutera. Iyo ni system. Nuko bica, mwigira ngo nuko bashimuta abantu benshi bararambirwa cyangwa bakibagirwa. Nasaba abantu bose bafite abantu bashimuswe bagerageze kujya hamwe n'umuryango uko Rusesabagina, nabo ndabasaba ngo barambure amaboko, bakire abo bantu bose bafite abantu bashimuswe, bakire abapfakazi bafite abantu abapfakazi bapfakajwe na FPR, imfubyi zagizwe imfubyi na FPR, ababyeyi bahekuwe na FPR. Mwese muhere kuri iki kigezweho, ikibazo cya Rusesabagina n'abariya bagenzi be. Twese dufatire hamwe, tugaragaza ukuri dukeneye, duhuze n'ibi ngibi by'aba bana bari mu gihugu batotezwa kuko bashaka ubwiyunge, uko bashaka ubumwe bw'Abanyarwanda, uko bifuza ubuzima bwa bose. Tubihuze, tugendere hamwe, niyo nzira yonyine dushobora kunyuramo tukarukora kino gihugu. Humura Munyarwanda, hari abagabo ntihapfa abandi. Humura. Urakoze cyane Padiri Mutarambirwa Atanazi. Dusoza ikiganiro cyacu tugushimira mu by'ukuri kwitanga wagize, ndetse n'ibitekerezo n'inama ugiriye abakunzi babiza tubireba tugaceceka, ndetse n'Abanyarwanda muri rusange, kandi nizere yuko iyo mbuto izamerera mu mitima ya benshi. Urakoze cyane rero. Dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ntabwo ari twe duceceka, ahubwo ni ukwibutsa Abanyarwanda ko ibintu byinshi byagiye biza babireba bagaceceka. Tubashishikariza rero kudakomeza guceceka, kuko uko guceceka ariko kwatumye igihugu cyacu kigwa mu kangaratete. Padiri Mutarambirwa Atanazi, ndagira ngo nguhe umunota umwe usezere ku bantu bari baduteze amatwi. Ndagushimiye munyamakuru Muramusanga Jeanne Pomuseni. Iyo numvishe izina ryawe ndishima, nkavuga nti ubu mwami, izere ko ariyo bashakaga kuvuga, ntago nzi neza icyo rivuga, ariko mpita numva nanjye mfite inyota yo guhora nsanga umwami wanjye Yezu Kristo. Birangora ariko mpora mbyifuza, kuko nabonye ko uretse no kuba umwami wacu, ni nawe mugabo nemera cyane mwiza wabaye kuri ino si, kandi ijambo yigishije n'urukundo. Ziko Abanyarwanda benshi bamwiyitirira, Abanyarwanda benshi baramuvuga, turananirwa tukaba bato, ariko twemere ko icyo yatubwiye ngo kiruta ibindi ni ugukundana. Munyarwanda, irinde itiku, irinde ubugome, irinde urwangano, ba mu rukundo. Nkaba rero ndangiza mwese Banyarwanda, nkuko navuze nti humura, mbifuriza umugisha w'Imana. Byanze bikunze ngo abajya inama, Imana irabasanga, kandi ababiri cyangwa batatu bateraniye hamwe, Imana ibiri kumwe nabo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Padiri Mutarambirwa Atanazi. Murakoze mwese abari baduteze amatwi. Dusoza ikiganiro cyacu rero tubasaba gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, ndetse mukabisangiza n'abatabashije kubyumva live, ari nako tubasaba gukomeza gukora subscribe cyangwa se s'abonner, kugira ngo turusheho kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Mugire rero umugoroba mwiza.